abantu iyo badakomoka mu muryango umwe, iyo badafite ubwoko bumwe, iyo badafite idini imwe, iyo badafite ibitekerezo bimwe, ntibivuze ko bakwiriye kwicana. Bivuze ko bakwiriye kubana, ibibatandukanye bikabatandukanya ku bundi buryo, ariko noneho bikabaviramo n'impamvu yanabahuza, kuko buri gitekerezo cy'umwe nubwo kidasa n'icyundi barakenyeraniye kugira ngo ibyo bitekerezo byose bigiye hamwe bibubakire igihugu. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, impirimbanyi zihirimbanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abakunzi ba demokarasi nyakuri cyangwa se baharanira demokarasi nyakuri mu isi, mu bihugu byanyu aho muherereye hose, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri studio za Ndenganura TV. By'umwihariko ndasuhuza cyane kandi mpikaze ndetse menyesha ko nishimiye abakoze subscribe muri iki cyumweru turimo cyangwa se gishize. Mwese ndabashuje cyane. Nongeye kandi kwifuriza umwe wese wumva iki kiganiro gukora subscribe, byaba ngombwa ugatanga comment, ugashyiraho igitekerezo cyawe, ndetse mbonereho no kubasaba gukora like, ukanda hariya hari igikumwe kireba hejuru, ubwo imirimo yawe uba uyishoje. Nk'uko nakomeje kubibabwira rero, hari abatazi gukora subscribe, ariko ni ibintu byoroshye. Ujya hariya haba handitse nyine subscribe mu rurimi rw'icyongereza, abakoresha igifaransa banditse ngo s'abonner, ugakandaho munsi y'ifoto yanjye cyangwa se munsi y'ikiganiro mba natanze, hanyuma rero ibintu birakunda cyane. Ujya hariya hari inzogera, ukongera ugakanda iriya nzogera igahinduka umukara, ubwo nibwo uba ukoze subscribe yawe neza kandi uba utanze umusanzu ukwiye. Nk'abatindiye rero, insanganyamatsiko dufite uyu munsi iragira iti: inkundura yo kweguza nyakubahwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi irakomeje. Muri iki kiganiro rero tugiye kuganira n'ubundi nk'ibisanzwe. Nababwiye ko nitwa Uwihanganye Jacques, nkaba ndi impirimbanyi ihirimbanira ko akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda karangira, kandi nkaba ndi n'umunyepolitike winjiye muri politike vuba. Mboneraho no kubabwira ko kwinjira mu mwuga wa politike cyangwa se mu nshingano za politike no kwinjira cyangwa se gufata inshingano zo kuba impirimbanyi ntabwo ari igitekerezo nahawe nuko ndi umunyamurengwe cyangwa se nari maze kubona ibyiza nifuzaga, ahubwo ni igitekerezo cyanjemo kubera amabi, ubugome n'ubugizi bwa nabi nakorewe n'ubutegetsi buriho buyobowe na FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame. Mu biganiro bitandukanye nakomeje kujya ngaragaza bimwe muri ibyo nakorewe bibi byari bigamije kumpitana, aho nagiye mbagaragariza ko maze gucika ibitero bikabakaba muri 315, byose nagiye ngabwaho n'abakozi bakora mu butegetsi bwa FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame, byari bigamije kumpitana. Nyuma yo gucika ibyo bitero bingana gutyo, n'uyu munsi bigikomeje kunyibasira, nibwo nahisemo kuvuga nti ibi bintu ntabwo ari ibyo kurebera. Njyewe nk'umunyarwanda, nk'umuntu ufite uburenganzira bwo kubaho, nk'umuntu ugabwaho ibitero kubera gushaka kuburizamo ibyo njyewe mburana n'abo bayobozi bari muri ubwo butegetsi, banyambuye, bangiriye nabi, bankoreye amabi menshi nk'uko nagiye mbigaragaza. Noneho nkabona ko hari n'abandi bagenda babikorerwa benshi bo bakicwa, Uwiteka akemera ko bicwa nyine bikarangira. Njye kubera ko narinzwe n'Imana, ntabwo nahisemo kuvuga ngo reka mbireke gutyo, ahubwo icyifuzo cyanjye n'imitekerereze yanjye nahisemo kuvuga nti reka ngaragaze uko imitegekere y'iki gihugu imeze, noneho ngaragaze n'icyakorwa kugira ngo iyo mitegekere iveho, mu rwego rwo gushakira igihugu cyacu
cy'abanyarwanda muri rusange, ndetse n'umuntu wese ukaragisha ikirenge cye ku butaka bw'u Rwanda, kubashakira amahoro natwe tuyishakira. Kubera ko nakurikiranye amateka y'iki gihugu, nsanga ko imibereho y'iki gihugu rwose uko byagenda kose, abanyarwanda tuzakomeza kugenda duhura n'ibibazo bikomeye cyane by'indengakamere, igihe cyose tuzakomeza kuyoborwa n'ubutegetsi bw'igitugu buduhatira kutavuga ibyo twabonye, bwo bukadutegurira kuvuga ibyo bo bwatubwiye bitandukanye n'ibyo twiboneye n'amaso yacu cyangwa twakorewe. Ibyo bikazaba umuco ufasha ubwo butegetsi bubi kuzakomeza kuramba no kugira ingufu. Icyo gihe rero bizarangira twirimbuye kubera kutamenya inshingano n'ububasha bwacu, ari inshingano twahawe n'Imana kubera yuko yaturemye ikadushyiraho ikaduha inshingano nk'iz'abandi, ari n'inshingano duhabwa n'uko turiho. Izo zose tukazifutsa, ahubwo tukemera kuyoboka amashitani atuyobora mu kwica bagenzi bacu, mu guhimba amadosiye, mu kwambura, mu kuriganya. Serivisi zose ugasanga zishingiye ku kinyoma, kubeshya, itekinika n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nahisemo rero kuvuga ni ibintu njye ntabwo nabyihanganira. Iby'urupfu abakomeje kurunkangisha, nimuhumure, urupfu ni nk'amazi, burya iyo imvura itaragwa ntabwo umenya ngo inzu izava ni iyande. Murumva, urupfu narusomye kenshi, narwo ruransoma ruranyinukiriza, kubera ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame ruragenda. Igihe Uwiteka azaruhera uburenganzira ruzaza, nta nubwo nzarwana narwo. Ariko uyu munsi kubera ko ndiho, ndakoresha ububasha mpabwa nuko ndiho, mbashe guhangana cyangwa se kwereka ubutegetsi ko ibyo bukora bidakwiye. Dukeneye igihugu tubyariramo abana tukabarera, dukeneye igihugu tubyariramo abana bazakura bakagira icyo bamarira, icyo bimarira n'icyo bazamarira abazabakurikira. Ntabwo tuzakomeza kubaho mu gihugu gifite kibayeho mu buryo bw'ivangura, cyo kikagaragaza ko umuntu wese ugaragaje ko iryo vangura rishingiye ku moko, rishingiye ku gitsina, ivangura iryo ari ryo ryose nk'uko amategeko arihakana, ariko ubutegetsi bwacu akaba aribwo ari ryo bwimakaje. Urigaragaje we bakareba babara ko ari we ufite ivangura, ari we ufite ingengabitekerezo, ngo ari we ufite n'ibindi ntazi ibyo ari byo, bagamije gusa kumubuza uburenganzira bwo kuvuga, uburenganzira bwo kwisanzura, uburenganzira bwo kubohora ababoshye. Ibyo rero ntabwo tuzakomeza kubyihanganira. Niba ari urupfu rutugendereye, ibyo birangire. Gusa icyo nababwira cyo ni uko burya Banyarwanda, Banyarwandakazi, ntuzigere na rimwe mwumva ko mubaye kubw'uko runaka ariho. Uwo runaka yaje uriho, niba yaraje utanariho, yaje so na nyoko bariho, uyu munsi ndashobora kuba batariho, ariko ntabwo tubeshejweho n'uko umuntu runaka ariho. Turiho kubera Imana, turiho kugira ngo dukore ibyo Uwiteka ashaka, ari byo gukora icy'ukuri. Abantu benshi barakomeza kuvuga ngo mbese ngo ukuri ni iki, ukumva ko ngo ukuri ngo ni ikinyoma ngo gihure n'abantu benshi. No, ibyo si byo. Ukuri ni ukuri, kandi ukuri kuzahoraho. Umutimanama wawe ukwemeza kuvuga ibintu wabwiwe, ugatandukana n'icyo wiboneye n'icyo wewe uzi neza ko ari cyo, umenya ko ubwo ngubwo watangiye kujya mu nzira idakwiye. Emera ukuri nk'ukuri, ugukoreshe nk'ukuri, ugendane nako nk'ukuri, ubundi niba ari urupfu rubuze. Ese ko dukomeza gutinya ngo FPR izatwica ngo nituvuga ukuri nk'uko tukuzi, tutayiyoboka ngo tuyoboke nk'Imana yacu, ngo tuyoboke nk'aho ari wo mugenga wacu mu buzima? Ba sogokuru bacu babayeho FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame bariho. Icyo kintu mu kibazo. Ese bari babayeho nabi? Niba uyu munsi baranavuyeho kubera abo bayobozi mvuze, ibi byaba intandaro y'ubugome no kumva ko kuyoboka nk'uko imbwa iyoboka shebuja aribwo bushobozi tubasha kwishyiramo. Ndagira ngo mpamagare buri munyarwanda wese kuza kuwiteka akitandukanya n'ubutegetsi bukomeje kutuyobora nabi rwose, kubera ko nta butegetsi na bumwe bwashyizweho n'Imana bushyirwaho bugamije kugira ngo buyobore abantu nabi. Ntabwo twashyizweho kugira ngo tubeho neza, tukorane neza, ibikwiye tubikore, ibidakwiye tubifatire umwanzuro wabyo. Ariko uyu munsi wa none usanga igikwiye ari ukuvuga ngo tugiranirane nabi nk'uko biri hirya no hino. Rero nkaba numva ko icyo kintu kidakwiye.
nk'uko nakomeje kubibabwira rero, inkundura yo gusaba ko umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi bava mu nshingano zo kuyobora igihugu cy'u Rwanda irakomeje. Nabwiye ko nitwihanganye Jacques, ibyo simbigarukaho. Abazaza muri iki kiganiro ari bashyashya, muzakomeze mukurikirane ibiganiro byashize byatambutse, ubwo muzahamenyera amakuru menshi. Banyarwanda, banyarwandakazi, ndagira ngo mbabwire ko kurebera uburangazi, kwitinya no gutinya abaduhatira gukora ibidakwiye bizadukururira akaga gakomeye cyane. Nk'igihugu cyabayemo jenoside, ntabwo ari byiza ko dukomeza kwicara ngo twumve ko umuntu umwe ari we ugomba kuyobora igihugu, tugomba kugendera ku bitekerezo bye, n'abo we yashyizeho ngo abe ari bo tugendera ku bitekerezo byabo, twumve ko ibyo bintu bizakomeza gutyo. Oya, dukwiye kumva ko tugomba gutanga umusanzu wacu mu mibereho y'igihugu cyacu, ndetse aho binabaye ngombwa tugatanga inama, cyane cyane byakanga tugakoresha n'igitutu duhabwa n'uko turiho, ndetse n'ubwinshi bwacu n'inyungu dufite rusange z'imibereho y'igihugu cyacu. Ntabwo tuzakomeza gukoresha amagambo gusa hano ku ma YouTube channel. Nababwiye ko tuzagira n'igihe tukandika n'inyandiko tukazijyana aho zigomba kuba zijya, tugasaba ko umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi begura bakava mu mabanga y'igihugu. Iri ni urugamba rukomeye cyane, ni urugamba rw'indengakamere, ku buryo turamutse tugize amahirwe yo kurutsinda byazatugeza ku kintu gikomeye cyane. Ariko n'ibyanga tuzanakoresha n'ingufu z'igitutu, apana ingufu z'intambara. Intambara nabwiye ko ntayifuza, kuko iyo nza kuba nifuza intambara ntago nari gutangiza ibiganiro nk'ibi ngibi. Nari gutangira nk'uko abandi batangira, wenda nkarangira nsinzwe. Ariko icyo twifuza kandi tugomba kuhurizaho nk'abanyarwanda ni uko tugomba gukenera impinduka, kandi iyo mpinduka tugomba guharanira ko ibaho. Ntago ndagaruka ku mateka yanjye y'igituma mbaho ntekereza ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se ngo ntekereze ngaragaza ibitekerezo nk'ibi ngibi. Icyo ngomba kugarukaho ni uko u Rwanda rwacu ruyobowe mu buryo bw'amacakubiri, ashingiye ku moko, ashingiye ku gitsina, ashingiye no ku, mbese ni ibintu byinshi cyane amacakubiri y'igihugu cyacu ashingiraho mu kuyobora abanyarwanda. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byigaragaza, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo umuntu ngo arabeshya. Inyungu zo kuba igihugu cyacu cyowe muri ubwo buryo zigaragarira buri wese. Ahangaha nababwiye ko hari abantu bakomeje kwicwa hirya no hino, baba ari abana, baba ari abantu bakuru, baba ari abakecuru bakicwa. Ariko kandi nababwiye ko wenda uretse ko ubutabera bwacu bwagwingiye mu gihugu, nta butabera buhari. Nshingiye ku byambayeho, iyo nza kurenganurwa, ibitero 315 bimaze kumpusha, abagiye babingabo bose nta n'umwe ntazi. Yari isheni ndende y'abicanyi bari mu butegetsi bwa Perezida Paul Kagame, n'uyu munsi barakidegembya. Abo rero nibo bakomeje, cyangwa se n'abandi bagenzi babo bari mu gihugu, kubera ko kubakurikirana bidashoboka, kubera nyine ubutegetsi bwagwingiye butashoboye kuba bwashyira mu bikorwa icyo amategeko ateganya. Abo nibo bakomeje kugenda hirya no hino bica abantu. Nababwiye ko mu bwicanyi abantu bari ku ruhembe rw'umuheto ni abadaso. Nshingiye ku byo ngewe bankore, nababwiye ko bigeze ku ngabo y'igitero saa 4 z'ijoro ngo nicwe. Abandi ni abayobozi b'inzego z'ibanze, harimo cyane cyane ba gitifu b'utugari n'imirenge. Buriya ba mudugudu turabarenganya. Nta mudugudu ntabwo ashobora gukora dosiye yo kugira nawe umuntu y'impimbano atabitegetswe n'umuntu umukuriye. Hanyuma ukibaza ukuntu mudugudu afitanye isano n'umukuru w'igihugu, kuko umukuru w'igihugu avuga ati umudugudu niwe umpagarariye aho ari hose. Ariko noneho umudugudu akaza gukoreshwa n'abantu batari umukuru w'igihugu, imigambi yo kwica bamwe mu banyarwanda, kubanyaga ibyabo no kubababaza, mu rwego rwo kugira ngo imitungo yabo itwarwe n'abandi banyarwanda. Nababwiye ko ibi bintu icyo bigamije ari ukurema igisekuru cy'abacakara bazaba abacakara b'abandi banyarwanda, kandi mu by'ukuri bitari bikwiye. Ndetse ku bwanjye iyo ntekereje nsanga
n'indi jenoside irashoboka cyane kuko irimo irategurwa nyine. Iyo ufashe ubwoko bumwe ukabusumbanisha n'ubundi bwoko, ugafata umuturage uturanye na mugenzi we ukamuha facilities zose zo kugira ngo cyangwa ukamworohereza mu mibereho, undi imibereho yari yateguye yose ukayipinagaza ukayisubiza hasi kugira ngo abyare abana b'abatindi kandi yari afite ubushobozi bwo kubaho, icyo uri gutegura uracyumva neza ntawe utabasha kugisobanukirwa. Ariko noneho nkavuga nire banyarwandakazi, ese twakora iki kugira ngo niba nyakubahwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi banze kurekura cyangwa se banze kwegura, twakora iki kugira ngo tubeguze mu buryo bushoboka? Kuko kongera kumeza kubana nabo hashingiye ku marorerwa akomeje kuba mu iki gihugu, aho bagifatiye bakakigira igihugu cyabo, ni ibintu ngiye mbona ko bitakunda. Reka hano tuze ku mpamvu ebyiri zishobora gutuma bidakunda cyangwa zinarenga. Mwabonye abajenerali bamwe bagiye bitandukanya n'umukuru w'igihugu aho yamariye gufata ubutegetsi, abo baragiye, u Rwanda rwarahombye. Uyu munsi none barimo barategura ubugizi bwa nabi. Nubwo tuvuga ngo umukuru w'igihugu turakomeye kubera ko abana bacu aribo bazajyanwa ku rugamba bakicirwayo, inshuti zacu n'abavandimwe, ariko twibaze na uriya mujenerali uri hanze nawe naramuka ahawe ububasha cyangwa se Imana ikamuha umugisha, hazacura iki? Icyo ni ikibazo. Ibyo tubirenzeho, twabonye abantu benshi bo mu nzego nkuru z'igihugu bagenda bafungwa ndetse abenshi bagatoroka. Ese niba umuntu atorotse igihugu akajya hanze ahunze, twizere ko azagumayo? Ese azagaruka ate? Nacyo tukigira ikibazo. Hanyuma bya vuba aha ngaha reka turebe iriya nama y'abakono. Hariya abakono bari bemeje gushyiraho umutware wabo, nubwo umugambi wabo wapfubye uganaburizwamo, ariko ni ikintu cyamenyekane kandi cyakozwe. Ibi ngibi nyakubahwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi bari bakwiye kubifataho umwanzuro, bakamenya ko abaturage cyane cyane b'Abanyarwanda umubare munini utakibakunze kubera imiyoborere yabo uko iteye. Icyo bagomba gukora ni kimwe, kwari ukwisubiraho mu miyoborere cyangwa se koko bakegura nk'uko ndimo mbibasaba. Ibyo rero niba bitarakozwe, haba kwisubiraho mu miyoborere, haba no kwegura ngo bave mu butegetsi bw'igihugu, kandi bigaragara ko igihugu bisa nk'aho bamwe mu bayobozi batumvikana n'abandi, abaturage akaba ariko tuharenganira, ni twebwe rubanda nyamwinshi tugomba gufata umwanzuro ukwiye wo kugira icyo dukora kugira ngo uburenganzira bwacu bukomeze bwubahirizwe. Ndakomeza guhamagara buri munyarwanda wese kumva ko ari ngombwa no kwitandukanya n'imyumvire ipfuye yo kuvuga ko umuyobozi runaka atariho twese twashira, nubwo twayibibwemo tukayifata nk'ukuri, ariko si byo. Kumva ko umuyobozi runaka, ishyaka runaka atajya riyoboye igihugu ngo twese twashira, no. Dufite aho twakomotse kandi twahakomotse igihe ishyaka ritariho n'uwo muyobozi atariho, atari umuyobozi wacu. Gusa ntitwari dukwiye kumva ko atatuyobora, ariko kubera ko uburyo yatuyobemo twarabubonye, byari ngombwa yuko abantu bakomeje kurenganira mu butegetsi bwe nabo bagira umwanya wo kurenganurwa, kandi ibyo bigakorwa nta ntambara ibayeho. Ni nawo mugambi nababwiye ko nifuza gushyiraho, kuba twabona impinduka nta ntambara zibaye, kugira ngo bike mu byo twagezeho bibashe kurindwa kandi bizagirire inyungu imiryango yacu n'abana bacu. Kabone nubwo ngewe nta kintu na kimwe mfite mu iki gihugu cyacu kubera ko byose babinyambuye, kuko ni umwuga wabo kwambura abantu ibyabo, ni umwuga wabo kwica no kunyaga, ni umwuga wabo gufungira abantu ubusa, nk'uko nanjye nagiye nyine mfungwa. Ni umwuga wabo guhimbira abantu amadosiye yo kubasebya babatandukanya n'abandi n'inshuti zabo, ariko ubwo ibyo byose barabinkoreye. Ariko ngewe nk'umuntu noneho ndavuga ni uko byagenda kose duharanire impinduka ziciye mu mahoro. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko impinduka ziciye mu mahoro nizibura, hazaza impinduka ziciye mu bundi buryo, nk'uko nabo impinduka bazishyizeho byose birashoboka. Njyewe abantu bakomeje guhera bampigira ngo Jacques tuzakwica, njye ndagira ngo mbabwize ukuri ko ubuzima bwanjye mbukesha Imana yandemye. Ibitero 300 maze gucika na 10 ntabwo nabicitse kubera yuko nari mfite bodyguard, ntabwo nabicitse kubera ko hari ikindi kintu wenda nagiriwe y'impuwe n'abampigaga, no. Abampigaga bahawe misiyo, amafaranga y'umurengera nagiye ntangwaho arazwi,
aba yariye Uwiteka abaha umugisha cyangwa se abahe n'umuvumo ku bijyanye n'ibibi mwakoze, namwe abayatanze. Uwiteka akomeza abane namwe mu byo mukora, kuko murabizi neza ko abantu ukicara uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'umugore, ugenda ukajya mu buriri uri mature enough cyangwa se ukuze bihagije, ukicara ugahimba dose yo kwicisha umuntu nka Jacques udafite ikintu na kimwe agutwaye, kugira ngo gusa wabibwiwe nyine wabitegetswe, bitegekwa n'amashitani. Reka mbyite amashitani kuko njye ntabwo navuga ngo ni abantu bazima, baba bazi ko bahimbye ibintu bakabigutegeka, nawe warangiza ukabishyira mu bikorwa, ukicara ugahimba ikintu ngo kugira ngo umuntu runaka yicwe. Kugeza uyu munsi ntawe nkesha kubaho. Niyo mpamvu nzagaragaza ukuri kwanjye, nkagaragaza igitekerezo cyanjye, kugeza igihe nzaviramo umwuka Uwiteka yabishatse. Ibintu birarushaho gukomeza gusenyuka mu karere. Ibihugu bifashe imitwe yitwaje intwaro birarushaho kwaguka. Urugero rw'ibyo kandi ruroroshye kubyumvira mu byo bari kuvuga ku bavuga inzirakarengane zikomeza kugwa muri urwo rugomo, by'umwihariko kuri uwo mutwe ufashwa n'u Rwanda. Ndavuga itsinda ry'abagize M23 bitagirwaho impaka, ndetse n'ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi aho ibintu bigeze biragaragara ko intambara ishobora kubaho ubu. M23 igenzura igice kinini giherereyemo ingabo za MONUSCO, nibo bakomeje gushoza intambara by'umwihariko muri ako gace ka Nord Kivu. Kandi uyu mutwe wa M23 urashyira ku nkeke abatuye umujyi wa Goma. Ibyo ngibyo kandi birashyira mu byago ibihumbi by'abaturage batuye muri uwo mujyi, ndetse no kwituze ry'akarere. Urugomo rubera muri Kongo ruragutse ku rwego rw'isi, by'umwihariko urugomo rubera muri Kivu ya ruguru. Ubu none aha tuvugana abaturage barenga miliyoni 24 n'igice bariho nabi bakeneye ubutabazi bwa kiremwa muntu. Abagore b'abanyekongo birwa bahunga kandi bagenza amaguru. Ibyo bituma bafatwa ku ngufu. Ibyo kandi bikaba bigaragara muri raporo y'umunyamabanga mukuru wa Loni. Mu mwaka wa 2013 abagore bagera mu 1013 bafashwe ku ngufu. Iyi mibare iri hejuru cyane, by'umwihariko mu gace ka Ituri ahabera ibikorwa bitemewe. Igisubizo cy'ubutabazi kunyo ku muntu ku rwego rw'isi cyagaragaje intege nkeya. Nibura hakenewe miliyari 2 na miliyoni 150 z'amadolari kugira ngo turengere ubuzima bw'abo baturage. Hakenewe igisubizo gitabara bari mu kaga muri Kongo. Madame la Présidente, pour l'instant, ndabashishikariza kumva neza iyi mibare ijyanye n'ubushotoranyi bw'imitwe yitwaje intwaro muri iki gice cy'uburasirazuba, aho urugomo rwabo rwakuye mu byabo abaturage bagera kuri miliyoni 7. Iyo mibare igizwe n'aba bakurikira: hejuru ya 70% n'abagore n'abakobwa. Aho bari bahangayikishijwe n'iby'ibanze ku buzima bwabo. N'abagore b'abakongomani bambuwe icyubahiro cyabo cya muntu. Abenshi muri bo aho baba bari babugarijwe no kuba bagwa mu kaga ko gufatwa ku ngufu, ndetse n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa bigamije itesha agaciro, by'umwihariko mu gace kaberamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyo bibazo biremereye ubuzima bwa muntu, ni ibibazo by'ingorane cyane ku kiremwa muntu, aho miliyoni 15 zimaze kuhatakariza ubuzima, kandi bigizwemo uruhare n'igihugu cy'igituranyi u Rwanda, ari rwo rukomeza kudushozaho iyo ntambara rugambiriye kudusahura imitungo yacu, by'umwihariko iyo munsi y'ubutaka bw'igihugu cyanjye, ndetse n'izindi mpamvu. Iki gihugu gituranyi kigambiriye kuza kuyobora inzego z'iwacu, ariko byose kikabikora kirebera gusa inyungu zacyo. Ni kubw'iyo mpamvu n'uburyo ubwo ari bwo bwose bushyirwaho ku rwego rw'akarere cyangwa se ku rwego mpuzamahanga zidashyirwa mu bikorwa. Na niyo mpamvu by'umwihariko ka gahunda y'amahoro y'ibiganiro bya Rwanda ndetse n'ibya Nairobi, by'umwihariko iya Rwanda, u Rwanda rwarayitambitse kugira ngo itazasohora. Ibyo ariko bakabikora bari kugira ngo barebe uko intego zabo zashyirwa mu bikorwa baba barapanze, yo kugira ngo babone uko bibera muri Kongo, ndetse no kugira ngo Kongo bayiyobore igihugu bashaka guhindura intara bakoloniza, yaba abaturage babo ndetse n'inzego z'ubutegetsi za Kongo.
ibyo bikorwa by'u Rwanda ntabwo byemewe kandi bironona amahoro y'akarere ndetse n'ibiganiro by'amahoro by'i Addis Abeba, nyamara kandi ayo masezerano icyo gihugu cyarayashyizeho umukono. Pendant 100 jours, à partir du 7 avril 2024, nous commémorons le 30e anniversaire du génocide de... Turacyari mu minsi yo kwibuka ku rwego mpuzamahanga jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ntangiye mbibibutsa kugira ngo nanashimire mwese mwabashije kudufata mu mugongo, ariko kandi nkabibutsa ko twebwe tukiri mu bihe byo kwibuka inzirakarengane z'abatutsi barenga miliyoni batakarije ubuzima muri jenoside yakorewe abatutsi. Ntangiriye kuri ako kaga kugira ngo mbereke ko ingengabitekerezo nk'iyo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ikomeje. Ibyo kandi ntabwo bitandukanye n'ibyo abahezanguni b'abajenosideri bari gukorera mu burasirazuba bwa Kongo, ari nabo basize bakoze jenoside mu Rwanda, bakomeje kwisuganyiriza mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo yabo ya jenoside mu karere, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, binibasira kandi abatutsi b'abanyekongo. Ndagira ngo mbabwire ko ubutegetsi bwa Kinshasa buzi neza iki kibazo nubwo bukomeza kukirengagiza, ahubwo bo bagakomeza imvugo zibiba urwango ndetse n'ibindi bikorwa by'urugomo byibasira guverinoma y'u Rwanda. Ibyo kandi babikora n'ubundi bakomeje no kubungabunga baba jenosideri bakomeje kwigaragaza mu karere k'ibiyaga bigari nka kimwe mu bikomeza gutuma urugomo rwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ibyemerezwa mu biganiro biba bigamije gushakira amahoro burasirazuba bwa Kongo bigakomeza ahubwo kwigaragariramo ibikorwa binyuranye by'abitwaje intwaro. Kuri ubu ngubu inyandiko n'abashakashatsi bagaragaza ko muri aka gace k'uburasirazuba bwa Kongo honyine hari imitwe y'inyeshyamba zirenga 120. Iyo mitwe niyo ikomeza kwigaragaza mu bikorwa bihungabanya umutekano mu karere, ndetse ahubwo imibare ikomeza kugenda ihindagurika kuko hari n'abagaragaza ko iyo mitwe byaba iri hagati y'120 na 250. Iyumvikana cyane ni imitwe 14 mu gihe indi 3 ari imitwe yo mu bihugu by'amahanga, ariko iyo yose iri mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko hariyo FDLR, iyi yafatiwe ibihano ku rwego rwa Loni, kandi uwo mutwe nanuwo ukomeza n'ubundi kugariza umutekano w'u Rwanda. FDLR niwo mucurabwenge w'ivanguramoko, by'umwihariko kubiba urwango ku batutsi b'abanyekongo, nibyo biba umusaruro w'ibikorwa byonona uburenganzira bwa muntu bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo mitwe rero 250 irimo 14 yo mu karere ikomeza gutwara ubushake bwa politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nabwo bakomeza kwirengagiza impamvu muzi y'uru rugomo. Mu gihe uwo mutwe wa FDLR ukomeje gufashwa n'igisirikare cya Kongo FARDC, bakomeza kuba ubufasha bwa politike, ubw'amafaranga ndetse n'ibikoresho bya gisirikare, bagambiriye kubafasha kugira ngo baze gufata ubutegetsi mu Rwanda. FDLR n'ubundi komeza kubangamira ubusugire bw'intara z'u Rwanda. Andi moko yo muri Kongo arengana yaje kwisunga mu 23 n'igisirikare cyayo bakorenanga nuko baje nabari barimo kuza niko barimo kuza. Ntabwo rero mu 23 iri proud yuko ifite imbaraga, ntabwo yenda kugira isoni ngibe shayi kubera ko ifite imbaraga zo kwirwanaho. Ahubwo reka nkubwire ikintu utaruzi, ino modus operandi ya M23 andi moko azayiga bro, buriya barimo kuyigiraho, natanayigaza barimo agona, buriya abahema bazishyira hamwe. Urumva abaruba bishyira hamwe bo muri Katanga barabona bafasha kwigenga, turimo kujyana abanyamurenge barabitangiye zitukwamo nkuru. Rero niba M23 yashoye kurwana kuko bavuga ikinyarwanda n'abandi bakaza kubiyungaho ni urugero, ariko ijwi rigakomeza kuba abarwandofone. Ntabwo bazitwa inkubaganyi ngo bitwe bakazitereyemo, bitwe bagashoza ntambara, ahubwo bazitwa bagahangana ntambara z'intambara bagira n'ikibazo bafite. None reka tujye bazibizire babice barabikora ku rwego rero. Erega bafite ariko se barikora ku rwego, bafite isomo bize, bafite isomo bigiye kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'ubundi bwoko mu karere k'ibiyaga bigari buzajya bushobwaho jenoside, buzajya buterura imbunda, kuko nta muntu muri iki kinyejana uzongera kwishwa ateze ijosi. Ibyo ntabwo bizakunda. Urumva neza, nimukoresha imbunda aho umuntu yishyura amafaranga ngo munyishe, icyo se birashoboka. Au moment
aka kanya mvugira muri aka kanama gashinzwe umutekano harageze ahubwo ngo mwumve uburemere bw'ibyo navugaga mu biganiro by'aka kanama biheruka. Umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda uracyahari kandi urakomeza gututumba ugana aho ibihugu byombi byarwana. Ibyo bishingiye ku bitero bikomeza kwisubiramo biyobowe n'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndacyabahamagarira kwita ku buremere bwo gukomeza kwaguka k'urugomo ndetse n'uburyo urwo rugomo rukomeza gusenya umuryango mugari w'abatuye Kongo. Ibyo kandi biranongeraho imvugo zuzuyemo gucyocyorana hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, aho buri gihugu kiba gishinja ikindi imigambi yo guhungabanya umutekano w'ikindi. Ibyo kandi binaherekezwa n'imvugo zihembera urwango. Nanone hari umwuka mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda bifitanye isano nanone nuko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Rero shoje nshimira buri umwe wese uzashyigikira igitekerezo cyo kweguza Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi kubakura mu buryo tukabasaba ko bava mu mabanga yo gukomeza kuyobora igihugu. Uwiteka Imana yo mu ijuru ikomeze barinde kandi bane namwe, murakoze cyane.